Ndabaramutsa bene data, ndabaramutsa muri gitondo kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ni Imana yawushyizeho ngo twishime tunezererwe kandi tunezererwe muri yo. Ndashima Imana cyane n'ukuri ku buzima bwanyu, ndashima Imana kuko ibahagaritse kandi Imana twese itwifuriza ibyiza, dufite imigambi myiza. Turashima Imana pe ku mwuka duhumeka, turashima Imana kubw'imbabazi zayo zihora ari nshyashya buri mu gitondo, uko tubyutse hari imbabazi z'Imana. Haleluya! Niyo mpamvu nkunda kuvuga Imana bene data ko ese Imana wayinganya n'iki? Irisa, irihariye, ngo imbabazi zayo zihora ari nshyashya buri mu gitondo. Haleluya! Mbega tubyukira mu mbabazi z'Uwiteka, kandi imbabazi z'Imana zo zituma dukomeza tugenda dutera imbere. Haleluya! Turindwa kubw'imbabazi zayo bene data. Ndashima rero no ku buzima bwanyu, nsaba ngo Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze ibagure, Imana ikomeze ibanezeze, inezeze imitima yanyu, Imana ikomeze ibahe imbaraga zo gukomeza guhagarara kugira ngo mukomeze murwane intambara nziza yo kwizera. Imana ikomeze irinde intambwe zanyu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, ibarindire abana, ibarindire amafamiye mu byo mukora byose, ibane namwe kandi ni ukuri ibyo mukora bibahire mu izina rya Yesu. Turi mu gihe tugenda twegereza kurangiza umwaka, turi kwinjira mu kwa 12, ariko nk'uko rero nabivuze cya gihe tuzafata amasengesho y'icyumweru cya mbere cy'ukwa 12, ni ukuri dusenge uniyirize niba ubishobora, umva dusenge. Hari ibintu bigomba guhinduka mu buzima bwacu, hari aho tugomba kugera, ni ukuri uko byagenda kose ko Imana hari icyo iba yaratuvuzeho. Haleluya! Nk'uko ijambo twize ijambo tuvuga ibya Esiteri, banza ari ejo cyangwa ejobundi, tuvuga ukuntu iyo adahaguruka, haleluya, abayuda bari baragupfa, bari kubica, ariko yarahagurutse abwira abantu b'Ishusha, haleluya, abwira Moridekayi ngo nabwire abantu b'Ishushani ngo bagende biyirize batarya batanywa, ngo nawe ngo azajya kureba umwami nyuma y'amasengesho. Rimwe na rimwe rero natwe ntabwo ariko tudasenga pe, ariko iyo dusengeye hamwe na rimwe dufatanya amaboko, ukavuga ati nsengera ibi, nanjye nkavuga ati nsengera bino, tukazamurana mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu aya masengesho uzafata ku itariki ya mbere, dore ku itariki ya mbere z'ukwa 12 kugera ku ya 7 tuzaba turi gusenga, tuzaba turi twinginga Imana, tuzaba turi kwingingira abandi, hari ibyo tuzaba turi gukura mu buzima bwacu dushyira mu buzima bwacu. Umva bene data, tuzasenga kandi tuzi neza ko dusenga Imana yumva, dusenga Imana yatubwiye ngo dusenge ubudasiba, dusenga Imana ivuga ngo umva tube maso. Haleluya! Dusenga Imana kandi tuzi ko Imana yumva gusenga kwacu. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri mu gitabo cya Luka igice cya 10 dore ku 38, nk'uko ejo nabivuze ngo turaganira kuri Marita na Mariya. Biratubwira ngo uhereye ku 38 ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Mariya ngo aramwakira amujyana iwe, baravuga Yesu, ngo yari afite mwene se witwaga Mariya, ngo umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe, ngo uwo rero ngo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'Umwami Yesu yumva ijambo rye. Haleluya! Ngo ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana, aho bigeze aramwegera aramubaza ati databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo? Ngo Yesu aramubwira ati Marita, Marita, asubiramo iryo zina kabiri, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko icyangombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Urebye ise n'ino jambo ntabwo ariko Marita yakoraga ibintu bibi, reka da, we yari kugira gute, yari busy ashaka kugira gute kwakira umushyitsi, yari afite umushyitsi w'imena waje. Mariya nawe avuga ati reka njye nice ku birenge bya data nanjye numve icyo avuga. Haleluya! Ari Mariya wicaye ku birenge bya Yesu, ari Marita nawe ari gushaka areba ukuntu yamuzimanira. Na Marita rwose nta kibazo nawe numvaga, sinzi uko mubyumva namwe, ariko nawe yari mu kazi ashaka kuzimanira abashyitsi. Ariko ikintu nakuye muri iri jambo ni ikintu gikomeye cyane. Haleluya! Hari igihe rimwe na rimwe tuba busy mu bintu bitandukanye mu buzima. Haleluya! Ushobora no kuba uri gukorera Imana mu rusengero, uri umudiyakoni, uri umupotokore, uri iki, ariko nta mwanya ujya ugira wo kwicara nawe ku birenge bya papa, haleluya, by'Umwami Kristo ngo wumve ijambo rye.
kuko ijambo rye niryo rizaguha imbaraga zo kuguma ukora ibyo Imana yaguhamagariye, sibyo? Ijambo rye niryo ni nka fuel, ni nka esanse cyangwa se haleluya, ni umuriro uguma uguhagaritse, haleluya, kugira ngo ugere ku byo ugomba kugeraho. Rimwe na rimwe hari n'abashumba hari igihe rwose umuntu aba bizi, ukajya kwigisha hano, ukajya kwigisha hano, ukajya kwigisha hano, bakagutumira hano, ariko ugasanga nanone nta gihe na kimwe ufite cyo gusabana n'Uwiteka ngo wongere wumve ijwi ry'Uwiteka, haleluya. Nk'uko nabivuze ntabwo ari ko Marita ibyo yakoraga byari bibi, hoya, ahubwo Yesu yavuze ngo Mariya yahisemo icyiza kandi ntawe uzakimwambura. Kubera iki? Iyo ufite ijambo ry'Imana mu byo ukora byose urahagarara bene data, nta kikunyeganyeza, ntawe upfa kukubwira ibyo yiboneye, ntawe upfa kukwita amazina ngo yibone ngo bikubabaze, uba uzi neza ko kuri muri direkisiyo nyayo kuko ijambo ry'Imana niryo wubakiyeho, haleluya, haleluya bene data. Niyo mpamvu rero nk'abana b'Imana tugomba kugira igihe tukicara imbere y'Imana, tukumva ijambo ry'Imana, tukiga ijambo ry'Imana, tukagira inyota y'Imana, tugasabana n'Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivuga, haleluya. Muri iki gihe tugezemo urabona ko hari ibintu byinshi biri kurangaza abantu kandi birahari, ari iby'intambara, ari iby'imiriro, ari bimwe na bimwe biteye n'abantu benshi ubwoba, haleluya. Ariko kubyumva isi irarangiye, ni iminsi ya nyuma, ariko se muri iyi minsi ya nyuma wowe witeguye gute? Ese uri busy ku buryo utabona umwanya w'Imana, cyangwa se ufite wa mwanya wo kwicara ku biganza by'Uwiteka kugira ngo wumve icyo Imana ivuga, haleluya. Ni ibintu tugomba gufata nk'ibintu by'ubuzima bene data, tukamenya ko tugomba gusabana n'Uwiteka, tukamenya ko tugomba kuba mu Mana, haleluya, tugafatira igihe Imana. Igihe dufata mu bintu bitandukanye, ari iby'akazi, ari mu byo mu bana, ari ibyo mu rugo, ari byinshi cyane pe, kandi ibyo ngibyo Satani iba ishaka kuturangazamo, ukava mu kazi ukajya mu ishuri, ukava mu ishuri ukagera mu rugo, ukajya mu bana, igihe uri buryamire ufite nk'iminota 5 yo gusenga. Ariko igihe tugezemo bene data ni igihe cyo gushaka umwanya, kuvuga uti Imana uyu mwanya ni uwawe nanjye nta wundi, bikaba buri munsi nanjye ndi kwiyigisha, haleluya, nanjye ndi kwiyigisha bene data, bikaba buri munsi, bikaba nk'uko uzi kuri burya ufite ibiryo cyangwa se uri bubyuke ugakora ibyo ukora rutine zose, ukavuga uti uyu mwanya nzi neza ko nta wundi wawuntwara uretse kuko ni umwanya wanjye n'Imana, haleluya. Ngo Marita, niko Yesu yamubwiye, haleluya. Ngo Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, bivuze ko hari ibintu byinshi twirukaho bene data ntacyo bitumariye, singiye kukubeshya pe, hari ibintu byinshi biturangaza bitagize icyo bimaze mu buzima bwacu, ariko ngo ni kimwe kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ugasanga natwe uwo mugabane mwiza ntago tuwufitiye igihe, ariko ishakemo igihe, nanjye nishakemo igihe. Aya masaha Imana yaduhaye 24 ni amasaha menshi, ntago wabura isaha imwe, cyangwa se nanjye mbura isaha imwe, ubura amasaha 2, cyangwa se nanjye mbura amasaha 2 yo kugira ngo numve Imana, nsabane n'Imana, fata umwanya senge, menye icyo umwami ashakaho, menye amakuru y'umurwa, menye h'ejo hazaza. Bene data iyo tudafata uwo mwanya uzasanga tugenda nk'abantu basanzwe, tutazi aho tugiye, tutazi ibyo turimo, haleluya, tunanirwa nk'abandi, ducogora nk'abandi, ducika intege nk'abandi, kuko ahantu twagombaga kuvomera nta mwanya tuhafitiye, haleluya. Nta ahantu twagombaga kuvomera izo mbaraga, aho twagombaga kuvomera, haleluya, ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana n'ubuzima, nta mwanya tubifitiye. Ngo ariko ngo icyo Mariya yahisemo, haleluya, ngo ntawe uzakimwaka. Iryo jambo ni rikomeye cyane, ngo icyo Mariya yahisemo ngo ni ngombwa, ngo ariko ngombwa ni iki kandi Mariya yahisemo, ngo yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Nk'uko njya kuvuga rero umugabane Imana yaduhaye, mbega yaritazi ijambo ryayo ridutunge, rituyobore, kandi ni ukuri tuzabashishwa byose nk'uko biri tubwira muri Yosuwa 1:8, ngo biri muri iki gitabo cy'amategeko ntidukarisha kubihamisha akanwa kacu, tujye tubitekerezaho amanywa n'ijoro kugira ngo dukore ibyanditsemo, ngo niho tuzahirwa kandi tukabashishwa byose. Biri mu gitabo cy'amategeko, ijambo ry'Imana, haleluya. So iyo ufashe icyo gihe rero
ukumva icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, iyo ufashe icyo gihe cyo gusenga ukazabana n'Imana, ni ukuri ngo tuzabashishwa byose. Haleluya! Nta kizatunanira, hari aho Imana izatugeza, tukava mu bwiza tukajya mu bundi, tukagera ku byo Imana yavuze ko tuzageraho, tugakora ibyo Imana yavuze ko tuzakora. Ariko rero reka two kurangara, kubera ko hari ibintu bicika hirya no hino, ari mu maminisiteri, ari mu ngo z'abantu, ari muri ibyo tubona kuri televiziyo. Reka twe kurangara, reka mvuge gutyo, ahubwo dusabane n'Uwiteka. Haleluya! Ntitujye muri byinshi bitagize icyo bimaze, ahubwo tubane n'Imana igihe cyose. Ni umugabane ukomeye, ni na privilege rega kuba uvuga uti Imana njyewe, haleluya, nagenda nkayivugisha, Imana njyewe nagenda nkicara nayo nkumva icyo ivuga, Imana njyewe najya mu ijambo ryayo nkagira icyo nzi, nkakuramo ijambo nzi neza ko hari icyo yamvuzeho. Umva ni iby'amahirwe bene data. So nk'abakristo rero, shaka igihe, nanjye nshaka igihe, ni ukuri kandi ubuzima bwacu ntabwo buzaguma uko bwari bumeze, mu izina rya Yesu. Imana rero ibahe umugisha, Imana ibagure, Imana ibasetse, Imana ibagirire neza. Nk'uko nabivuze, ku wa mbere tuzasenga. Umva nta kindi tuzaba turi gukora, tuzasenga. Kandi abifuza gusengerwa, uvuga uti ndashaka gusenga, umuntu kuri ufite icyo wifuza umuntu yasengera, muzanyandikire ku ruhande. Ni ukuri tuzafata umwanya dusenge, kandi uzabona ineza y'Imana, nanjye ruka nzabona ineza y'Imana. Ndabakunda cyane, nimusangize ijambo n'abandi hirya no hino. Yari Pastor Ruga, amen.